Yesu ashimwe inshuti bavandimwe bandi TV. Uyu mwanya tugiye kureba neza muri Edeni icyabayeho nyuma y'uko bacumura. Mu by'ukuri hari igihe tuba tutazi neza ibintu byakurikiyeho nyuma, ari nacyo kintu cy'ingenzi cyane. Buriya twese aho tuva tukagera dufite icyaha cya Adamu, ariko mu by'ukuri nyuma yo kukigira ntabwo Imana yigeze iturekera aho ngaho gusa. Imana hari ikimenyetso yakoze cyagombaga kugaragaza ko ariyo yonyine ifite uburenganzira bwo kugira icyo ihindura ku makosa yari yabaye. Nk'uko ariyo yatwiremeye, nayo yagombaga kuduhindura cyangwa se kugira icyo itumarira nyuma yo gucumura. Ntabwo rero nyuma y'uko ntinyishwa ninde wakubwiye ko wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Adamu ahita avuga ngo umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye. N'umugore nawe Imana iramubaza ati se ibyo wakoze ni iki? Nyine turarya. Icyabaye rero, Imana yo yahise ivuga ati oke, mwakoze ibyo ngibyo. Hanyuma itangira guhana umugabo, imubwira imivumo yari imuhaye, ko azaniye ubutaka kuvumwa, ikindi azajya iturukamo yishyuye cyangwa gututubikana ku maso ye ngo niho azamuhesha umutsima, kandi ubutaka ngo buzamwera imiceri n'ibitovu n'ibindi. Eva nawe imubwira ibizamubaho, n'inzoka nayo ibwira ibizayibaho. Icyabaye Imana hari ikindi kintu yakoze. Iyo dusomye kuri umurongo wa 20, Uwiteka Imana iremera Adamu n'imyambaro y'impu irayibambika. Shima Imana ko hari atayiremye ikindi kintu gikomeye cyane Imana yakoze. Shyira ubwiza bw'Imana ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ni ukuvuga ngo rero na Adamu hano na Eva, ikintu Imana yakoze yaravuze ngo reka mbaremere imyambaro ibakwiriye, reka nice itungo hanyuma mbambike uruhu rwayo, cyangwa imyambaro ikoze mu mpu z'iryo tungo. Mbere na mbere ikintu yashakaga gukora, yashakaga kwereka abantu ko nta murimo bakora wabasha kubahereza gutungana ngo baze imbere y'Imana noneho badatsinzwe n'urubanza. Irababwira ati njyeweho ariko nshobora kugira icyo mbakorera kugira ngo mwongere mubeho mudakozwe n'isoni. Iyi mirimo rero abantu bakora, cyangwa se ibi bintu abantu bakora bagamije kugira ngo bikavaringe, bahishire ibyaha byabo mu by'ukuri, cyangwa bahishire ubwambure bwabo,
ntabwo ijya ibatunganya, ntabwo bajya bumva banyuzwe. Niyo mpamvu umuntu wese ukora icyaha akajya kwitunganya, iyo hashize iminsi nanone arongera agakora ibyaha. Iyo yamaze gusaba imbabazi, iyo yiyejeje n'ubundi mu kanya arongera agasubira muri bya byaha, akongera akisanga intege nke zamubashije agakora ibyaha yumvaga atazasubira gukora, yarahiye n'Imana ko atazongera kubikora. Rero izo ntege nke ziratugose. Ni nayo mpamvu rero dukwiriye kumenya kino kintu, ntabwo ari twebwe dushobora kwikiza intege nke. Ahangaha niho rero bigaragara yuko imirimo myiza abantu bakora bacikwa bakora imibi, bakavuga ngo tujya kwiyeza dusabe imbabazi, buri kanya babikora, ntabwo bashobora kuzagera ubwo batungana rwose. Ahubwo Imana yararebye ibona itugiriye impuhwe, iravuga ngo reka nice itungo mbambike imyambaro ikoze mu mpu z'iryo tungo. Ese uzi rino tungo icyo risobanura? Risobanura yuko nyuma y'uko ducumuye hazabaho kubaho. Yesu baravuze ngo ni intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, bamugereranya nk'itungo. Iri rero ni ryo tungo hano ryashushanyaga Yesu. Uyu munsi ntabwo tukiri abanyabyaha bitewe n'uko Imana yishe Yesu itwambika umwambaro we. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twambaye Kristo, twambaye ibyo Yesu yakoze. Niyo mpamvu tutongera gukorwa n'isoni ukundi. Rero ku muntu wamaze kwakira ibya Kristo ntakongera gukorwa n'isoni, ubusa bwe bwarambitswe, ubuzima bwaratanzwe. N'ubwo Imana bukubeho. Urakoze cyane.